Njye ndikuzo Emi ndi kumwe na Pasa Sibomana Jean. Pasa mumeze neza? Turashima Imana. Aha natwe turi amahoro. Dushimira dukurikira mwese aho muri hirya no hino ku isi, mu bihugu bigiye bitandukanye, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bari muri Australia, bari ku mugabane wa Aziya, bari muri Europe cyangwa se ku mugabane w'Uburayi, bari hano muri Afurika iwacu by'umwihariko, abari muri aya masaha duherereyemo cyangwa se mu gice cy'isaha turiho, ugenda uko GMT bara cyangwa se uko uri ku murongo ugabanya isi mo kabiri, ugire amasaha meza y'igitondo cyangwa se umugoroba cyangwa se igicamunsi. Hanyuma rero ndashimira bose bakoze subscribe, nawe utarayikora ubikore tubane muri ibiganiro byacu bya buri munsi. Hanyuma kandi ukore like, dushigikire udutera inkunga, usangiza abandi ibi biganiro. Hanyuma rero uyu munsi ndi kumwe na Pastor, hari inkuru turi buze gukomatanya ari ebyiri. Iya mbere reka nyibabwire, iya mbere ni inkuru y'urutonde twabonye rwo muri ADPR rw'abashumba, noneho uyu munsi bambuwe burundu izina ry'ubupasiteri. Niba byaratinze cyangwa bitaratinze nabyo turabinyuramo gato. Hanyuma kandi tuze kurebera hamwe uyu munsi noneho intambara yo muri Isiraheli, hagati ya Iran na Amerika na Isiraheli bihagaze gute, cyane ko Pastor yavuze ati ariko hari ikishi inyuma y'intambara, kandi muraje mukibone. Pastor nguhaye ikaze, ubanze usengera abantu badukurikiye. Turagushimiye Mana yacu, izina ryawe nirihimbazwe. Tuguhaye ikaze muri kiganiro kugira ngo dufashwe n'Umwuka Wera, kandi abantu bose bazumva iki kiganiro turabasengeye kugira ngo bazagire icyo bunguka mu byo tuvuga. Dusabiye abari mu ntambara n'abandi bose bari mu kaga kugira ngo babone ubufasha bututse imbere yawe. Turagushimiye ko byumvise mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Pase, umeze neza? Turashima Imana. Uyu munsi ko ndi kukurushijwe ibyagenze gutera? Oya ndagenda mvuga biza. Iragenda byiyongera. Harimo n'inzara rega buriya. Inzara se nta mushumba ugira inzara. Ariko akacyaye ko ku rusengero karabaza, ariko ngo hari ukuntu mwararemaye. Karabaye. Ngo mwararemajwe n'akayi ko agacyaye ko ku rusengero. Ati nakwirenza ahubwo ibyo ngibyo bimbajije. Yes, hanyuma rero uyu munsi nibwo nyamugani ntidutinda, tuba dufite umwanya muto. Uyu munsi nibwo twabonye Twitter ya ADPR itukura, cyangwa se ibihimbye, ubwo yavugaga urutonde rw'abamaze gushirwaho ikaramu y'umutuku ko bakuye mu nshingano. Itangazo ryavugaga ngo itangazo rigenewe abanyetorero cyangwa se abayoboke b'itorero rya ADPR. Ariko urubundi ADPR bivuga ngo dufashe itorero rya Pentecote y'u Rwanda, itorero ADPR. Kandi ibyo ngibyo ni ikinyoma nyine. Okay, twikomereze intara. Nyine itorero rya Pentecote ryo mu Rwanda se nyine riba ADPR gute? Eglise Pentecote nyine y'u Rwanda nyine ubwo yakwiriye kuba ari nka ADPR cyangwa se yes, nibyo da. Abbreviation. Okay. Ariko imbere hariho ADPR, ntabwo harimo utudomo. Bisobanuye ngo ni Eglise Pentecote, itorero rya Pentecote ryo mu Rwanda, ADPR ryahoze ryitwa ADPR. Icyo babishatse kuvuga. Okay. Hashizwe rero urutonde ngo bashingiye ngo ku ngingo ya 22 ngo y'igika cya mbere, n'utuntu twinshi ntari buze kwibandaho, ahubwo ndi buze kurebera hamwe muri rusange ibivugwa. Nigeze nakira umugabo umwe hano, kuko abantu babonye list, ntabwo ni ngo tuyisubiramo. Nigeze nakira umugabo umwe bitaga Rurangwa Deni hano, benshi baramwibuka, avuga ku bintu bijyanye ngo yari afite amabaruwa, yararimo asomera ADPR. Icyo gihe nibwo Isaiah yaragihabwa inshingano zo kuyobora ADPR, urumva. Hanyuma icyo gihe aravuga ati ngewe hari ikintu mbona uyu munsi ko byagenda kose hari ikintu kizaturumbuka kikaba. So wenda iki kiganiro ashaka kuzagikora byimbitse, urumva, cyonyine nkagira ibibazo wenda ngira abantu nibariza, ariko kubera ko ntashaka kugutindana, nshaka kwirasira hakurya mu burasirazuba bwo hagati, nagira nkubaze iri tangazo warisomye? Narisomye. Hari abo wasanze uzi?
ntabwo ari benshi cyane kuko ni abantu ba kera benshi. Urumva abantu bazira ibintu bijyanye na jenoside, kuba nabamenya biragoye. Ndi muto yabura muri jenoside, nari ndi muto cyane. Ubwo rero ntabwo nari nakajya mu itorero, nari nkiri umwana, ariko hari abantu bafite amazina manini yagiye agenda aba update ku buryo abakristo benshi basa nk'ababazi. nka Nsanzurwimo ari kuri iyi liste kandi yahoze ayoboye, yari umuvugizi wa ADPR. Yakoze jenoside nawe? Uya kanone zari ku rutonde, ari ku rutonde rw'abantu bahamijwe. Soma tayito yayo y'iryo tangazo. Ntago bavuga ngo bakekwaho, bahamijwe. Urabyumva neza? Iyo liste y'abantu bambuwe inshingano ya gipastor ni abantu bahamijwe ibyaha bya jenoside. Okay, sinza gutinda. Iyo bavuze ibyaha bya jenoside, komuteri ntabwo ari ukwica gusa, harimo gushishika. Ushobora kuba pastor ukaba utarigeze utema umuntu, ariko ukaba warabibye amacakubiri, ukaba warabaye umufatanyacyaha mu byaha bya jenoside, wararanze abantu baraje kugucumbikaho ukabirukana bakabica, ukaba warasahuye mu gihe cya jenoside. Ni ukuvuga ngo buriya ibyaha byose byakozwe mu gihe cya jenoside, byose bibangamira umututsi, bimuganisha gupfa, buriya byose nyine ni jenoside. Ntabwo rero buriya bivuze ngo yatemye umuntu. Hari abatemye abantu, hari ababagambaniye gusa, wenda akavuga ati mfite abantu hano bakabatwara. Hari abantu bahungiyeho nka pastor bakaza mu rusengero, ntushobore kubarinda ukabaha abicanyi. Hari abantu baba baragiye mu manama, bakitabira amanama akangurira abantu jenoside. Hari ababa barabibye ideology ikabyara jenoside. Hari abantu baba mbese ibintu nk'ibyo ngibyo. Okay, ikibazo gikomeye ahangaha nshaka kwibaza, sinshaka guhatinda ahantu, tuzakigaruka mu by'umwihariko, ariko kubera iki uyu munsi aribwo bigiye hanze? Ndibaza hashize imyaka 30 ese biri muri ya gahunda y'impinduka, y'impindura matwara yo mu idini? Buriya hari ibintu biba bigomba kurebwa. Ntabwo twavuga ngo byaratinze, ntitwanavuga ngo biratebutse, ahubwo nuza kubisoma neza, uraza gusoma aho muri urwo rwandiko bavuga ngo dushingiye ku itegeko iri cyangwa ku mabwiriza aya cyangwa nimerisi yo kwiza itariki. Birashoboka ko rero mbere mu mabwiriza agenga itorero hatari harimo iyo ngingo, noneho mu mavugurura rero bakaba barashyizemo iyo ngingo, cyane cyane ko n'amabwiriza ya RGB yo kuwa 15 z'ukwezi kwa gatatu ngira ngo 2026 avuga yuko nyine abantu bakora umurimo wivuga butumwa bagomba kuba batarahamijwe ibyaha bya jenoside, kubiba amacakubiri n'ingengabitekerezo ya jenoside yakorewe abatutsi, bagomba kuba batarabihamijwe. Urumva rero amadini yose agomba kurenuvera, agashyira mu mabwiriza yayo ingingo cyangwa se itegeko riha ububasha za ubuyobozi bw'idini kuba ryakwambura abo bantu izo nshingano, kuko kugeza uyu munsi bashobora kuba bari wenda banakatiwe. Nk'ubu ngubu urugero, abantu bafunzwe ari abapastor barakoze jenoside, abakatiwe imyaka 25, birashoboka ko hari abarangije igifungo. Yarangije igifungo rero akarangiza igihano, aza ari pasiteri, asohoka ari pasiteri. Yasohoka ari pasiteri kuko urumva itorero ababaye umwere, itorero asohoka ari pasiteri. Burya niyo yaba adakora inshingano za gipastor, buriya hari ibintu abantu bagomba kumenya. Buriya pastor aba mu byiciro bitatu. Urumva hari pastor wahagaritswe uri mu gihano. Ubwo iyo yahagaritswe ntabwo bujya aba yarambuwe inshingano, igihe kiba kizagera akakirwa.
kuko n'umukristo bamuhagarika bakamuhagarika ku ifunguro ryera bakamugenzura amezi 3 na 5 umwaka yashira babona yasubiye mu nzira nziza bakamusubiza muri system buriya niko na pastoro bashobora kumuhagarika amezi 3 amezi 3 kubera ibyitwarire iyi bakamuhagarika hakabaho na pastoro udahagaritse ariko nanone nko muri ADPR bavuga ngo umuvolonteri cyangwa se umunyamuhamagaro ni nacyo cyiciro twe turimo twe tudafite responsibility tutayobora itorero ni umunyamuhamagaro hari amategeko rero agenga abanyamuhamagaro hakaba na pastoro ufite rero inshingano w'umukozi w'itorero uhembwa ku kwezi ubwo rero nk'umuntu ufunguwe yarakoze jenoside ariko akaba arangije igihano cye uyu munsi arataha akaza muri ADPR nka pastor nka pastor atashye okay reka impamvu ntashaka kwinjiza cyane muri iki kiganiro nshaka kugira ngo nkibikire undi munsi ejo cyangwa indi mpamvu nuko nshaka ko twisimbukira muri Isiraheli ariko ntago nasimbuka ikibazo kimwe uwatangije itoro rya ADPR mu Rwanda urumva akaba yagaragaye no kuri urutonde oya ntabwo ari we waritangije okay umushumba itoro rya ADPR ryatangijwe n'abamisiyoneri okay mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi wari umuvugizi w'itoro rya ADPR hano mu Rwanda ari we Nsanzurwimo Joseph uri kubyumva ubu tuvugana ayoboye Philadelphia afite itorero hariya mu Burayi ayoboye harya mu kihe gihugu mu Bubiligi harigera ko ni mu Bubiligi ayoboye itorero bita Philadelphia uri kubyumva uyu munsi urukiko rwamuhamije igifungo cy'imyaka 30 rwa gacaca avuka igihundwe so hano abantu badukurikira muri iki kiganiro wenda ndashaka kuzibanda niba abakristo bahana igihundwe babonye ubutabera kuko ari mu bakoze jenoside ariko sinshaka ko dutina muri iki kiganiro mushumba dore iby'iwanyu mwebwe ntago ari byoroshye ubutabera babubonye igihe rega ntago ubutabera babubonye igihe urukiko rwamuhamyaga icyaha yes bujya iyo uwakoze icyaha amijwe icyaha agakatirwa uri victime uwakorewe icyaha abahawe ubutabera noneho ikiba gisigaye ni umurimo w'ubutabera noneho wa kabiri wo gushakisha wa undi wahamijwe icyaha kugira ngo cya gihano kibe agiti ariko abakristo nibo batangiye kugaragaza amarangamutima yabo batangira kwishimira ko ADPR ikoze ikintu cyanyacyo oya erega urumva ntabwo twavuga urumva imyaka 32 irashize sibyo kuba umuntu yarakoze jenoside cyangwa se yarayihamijwe ntabwo yagakwiriye kuba nyine akiri pastor ibyo birumvikana agomba kwamburwa iyo nshinga nkubaze se nta bapadiri bakoze jenoside nta bapadiri bakoze jenoside hari ubwo urumva kardinale yavuze ngo bambu ubupadiri nyine ntabwo bamburwa ubupadiri ku bundi nta nubwo abarega padiri se birega nuko tuvuga ngo padiri ni fada nese ubwo bukiri umubyeyi wewe no ndavuga ibintu bikaba official muri katolike bafite strictire ya ariko nabo buri hari igihe kizagera habeho umupapa ushobora gushyiraho iryo tegeko arisho okay passe ejo bundi reka nkuvaniyo nkukuye ejo bundi aha ndebe ikiganiro urabona ubukungu bw'isi bwatangiye guhenebera cyangwa se kujya mu rungabangabo cyangwa se kujya mu muhorera w'icyobo bishingiye ko akagonguru ka essence katangiye kuduga mugani w'umurundi biravugwa ko iyi ntambara ya Iran na Amerika cyangwa se Israel na Amerika birifatanyije gukubita Iran benshi banavuga ko ngo wasanga ngo mu buryo buri physique Israel irageze ku cyo ashaka kugeraho ko ashaka kurasa muri Iran bakavata yageze ku cyo ashaka kugeraho uyu munsi Amerika ishatse yavuga ngo icyo twashaka kugeraho twakigezeho koko bakigezeho muri iyi ntambara iri kubera hano mu burasirazuba bwo hagati hari ibintu byinshi bihishemo bibitsemo ubundi
abantu badashobora guhita basobanukirwa, tutanavuga muri iki kiganiro ngo bibe byarangira keretse ari ama episode, cyangwa ngo babyumve. oya kubyumva babyumva, ndashaka ahubwo yaba ari ama episode. Sibyo icya mbere, iyi ni intambara ibirimo akantu, ibirimo gusohoza ijambo ry'Imana mu buryo bubiri. Urabyumva? Icya kabiri, iyi ni intambara y'ubukungu bw'isi, aho ibihugu n'abantu ku giti cyabo baba barimo gukompeta mu bukungu kugira ngo bamwe bakoroniza abandi. Kuko urumva umukire bujya niwe ukoroneza, niwe ugira abapagasi. Iyi ni intambara rero twakwita intambara y'ubukungu. Icya gatatu, iyi ntambara ni intambara twakongera tukavuga ngo ni intambara, twavuga ngo ni intambara yampatse ibihugu, intambara yo kugira ngo mbese ibihugu bigabane isi, kuko iyi ntambara igomba kurangira, iyi ntambara igomba gucamo isi kabiri, iyi ntambara igomba kugabanyamo isi kabiri. Iri kuba igomba kugabanyamo isi kabiri. Gute? Uruhande rumwe rukajya ukwarwo n'urundi ruhande rukajya ukwarwo. Ugiye kubinyereka ariko noneho rero izo nizo objectif navuga, wenda zigeze kuri 3 n'ibindi wenda dushobora kuvuga biba biri muri iyi ntambara. Intambara rero hari igihe twebwe tuyirebera kuri za misile, tukayirebera ku bantu bapfa, tukayirebera ku ndege zirasa, tukayirebera mu mvugo, mu mbwirwaruhamwe z'abaperezida. Biriya ntaho biba bihuriye n'ikigenderewe muri iyi ntambara. Ibyo Trump avuga, ibyo Benjamin Netanyahu bita Bobo avuga, ibyo abayobozi bakuru ba Irani bagenda bapfa ntabwo wamenya uyoboye, ba Khamenei bagenda bavuga, iby'amaradiyo atangaza, nta hantu biba bihuriye n'ukuri ku kigenderewe muri iyi ntambara. Reka nze nguhe urugero. Amerika ijya gutera Iraq. Amerika icyo gihe ntabwo hari ku bwa Trump. Amerika ijya gutera muri Iraq kwa Saddam Hussein, yumvikanishije ko barimo gukora intwaro kirimbuzi, irabidefanda mu kanama k'umuryango w'abibumbye, barayisinyira kujya guhindura ubutegetsi muri Iraq. Ifatanya na NATO n'ibindi bihugu by'inshuti zayo bagaba ibitero muri Iraq. Bageze muri Iraq, intwaro kirimbuzi ntazo babonye. Kandi nyamara igihugu cya Amerika ni igihugu gifite ubutasi bukomeye, bigoye ko bakwibeshya rwose ku bintu bijyanye n'ibigaragara, ntabwo bapfa kwibeshya. Nabo ubwabo bari bazi neza ko Saddam nta ntwaro kirimbuzi afite, ariko bari bafite ikindi kintu bashaka. Icyo kintu bashakaga kimwe barakizi, ikindi ntibakizi. Icya mbere bashakaga bashakaga kugira ngo bagire kontrole kuri peteroli yo muri Iraq, ndetse na hariya mu kigobe cya Perisi, mu bibariya bita ngo ni mu bigobe bya Perisi, no muri Kuwait. Hariya hantu amariba ya peteroli ari muri Kuwait mu bigobe by'abaperisi, n'amariba ya peteroli ari muri Iraq. Ibyo bintu Amerika yari ibikeneye kugira ngo ibigireho kontrole. Icya kabiri kandi Amerika yari ikeneye kugira ngo Iraq ibe strategy, kugira ngo igihugu cyabo cya Israel kimeze nk'intara yabo kigira imbaraga. Nuko urumva kugira ngo Israel igire imbaraga, Amerika igomba kuyifasha kugenda imanura puissance zose ziri mu kariya gace, nka kwa kundi ushobora kujyana na papa wawe akagerageza kukugondera igiti, wenda igiti cy'ipera, kugira ngo usorome akagufatira. Hari ibihugu rero Amerika iba igomba kugenda igonda isubiza hasi kugira ngo bitazaba puissance ngo birengeho Israel. Icyo nicyo cyari kijyanye Amerika hariya muri Iraq. Icya kabiri tazi, Iraq cyari igihugu kigendera ku matwara idini ya Kisilamu.
bikaba bitari byemewe ko hari umumisiyoneri winjira ku butaka bwa Iraq ngo avuge izina rya Yesu. Ntabwo byari byemewe. ariko amatorero yari arakora. urumva izo guverinoma Bibiliya iravuga ngo ntabwo Yesu azagaruka ubutumwa bwiza butabwirijwe amahanga yose. Nta wundi Nebukadineza Imana yashoboraga guhagurutsa rero cyangwa Babuloni Imana ifite iki gihe igomba gukubitisha amahanga adashaka kwakira izina rya Yesu ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Niyo Babuloni Imana ifite. Buriya Amerika nirangiza nanone gukora icyo Imana yitumye nayo izayikubita igihasi. Birashoboka. Abadukurikiye bakumva Pasiteri baravuga ko uvuze ko Amerika ishigikiwe n'Imana ari iri kuyisheherekeza muri Iran. None se reka nze nkubwire, ntabwo twe twagera kuyo muri Iran. Imana yabwiye Abisirayeli ngo iki mu gihe bari barakoze amakosa baranze kuyumvira, yaravuze ngo ndatuma umugaragu wanjye Nebukadineza. Nese kuki Imana yise Nebukadineza umugaragu wayo kandi ari umupagani afite n'ibigirwamana? Nuko yari agiye gusohoza icyo Imana yavuze ko Yerusalemu izasenyuka, abayuda bakanyagwa, bakamara imyaka 70 mu bunyage. Uwo muntu wese rero ugiye gusohoza icyo Imana yavuze, uko yaba ari kose, yaba akijijwe, yaba ari umukiranutsi, yaba ari umupagani, uwo muntu bujya aba ari umukozi w'Imana. Nta yindi rero nkota Imana yari nta wundi muntu wari ufite imbaraga zo kuba yadefanda muri UN kugira ngo abone akoro, cyangwa se wanabikora nta nakora hawe. Ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yaragiye ihirika Saddam, abamisiyoneri baragenda bajya muri Iraq. Ubu uyu munsi kuri iyi si itorero rya Giprotestant cyangwa rya Pentecote ririmo gukura cyane ku isi ni itorero ryo muri Iraq. Ubu niho hari itorero rihagaze neza ku isi. Urumva siyo haguma ubwo butegetsi bwa bugendera, kandi n'abayisilamu abashiya abasiyite barasenga imisigiti iracyakora. Ariko noneho n'abavuga butumwa baravuga ubutumwa, kandi abantu benshi bakiriye Kristo baramwizera, ubwami bw'Imana buraguka. Icyo ni icyambere, ni igice cyambere hariya muri Iraq. Noneho iyo tugarutse muri espace geopolitique wenda tunyarukiyemo gato, duhita tubona imbaraga z'iyi ntambara mu buryo bw'ubukungu, mu buryo wenda reka nere kuvuga muri espace geopolitique ntabwo navuga ubukungu, ahubwo navuga mu buryo bwo kugaragaza agatuza k'ibihugu no kugabana isi. Hari igihugu uyu munsi cyitwa Uburusiya, hakaba igihugu cyitwa Ubushinwa, hakaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi ni ibihugu byashoboye kugira muri espace geopolitique birimo ndani byicaye ku ntebe kuko ubona nicaye hano. Babisobanuye ngo igihugu iyo kiri muri espace hejuru kigezemo aba ari igihugu gifite ubudahangarwa. Amerika ibishobora biba bigomba kubahana. Nta kimwe kiba cyatera ikindi, ahubwo kimwe kugira ngo gitere ikindi ntabwo kigitera, ahubwo gikoresha imivuno yose kigambiriye kugira ngo kikimanure, kigikure kuri urwo rwego rwo hejuru. Niko ibihugu bikora. Ntabwo Amerika yatera Ubushinwa, nta nubwo yatera Uburusiya. N'Uburusiya ntibwatera Amerika, n'Ubushinwa ntibwatera Amerika. Ahubwo Ubushinwa bugomba gushyiraho ingamba n'imirongo migari ituma imbaraga za Amerika zizamanuka, Amerika igatakaza ijambo, ikava muri wa mwanya ikabusigana n'Uburusiya. Ibyo yo turabyemera. Uburusiya nabwo bugomba gushyiraho ingamba, na Amerika igashyiraho ingamba. Rero iriya ntambara yo muri Irani ni ingamba za Amerika zo kugira ngo imanure puissance z'Ubushinwa. Nujya kubireba neza, Amerika yarabanje iragenda ijya muri Venezuela. Imaje kujya muri Venezuela ahava peteroli nyinshi ijya mu Bushinwa. Igihugu cya mbere gifite peteroli nyinshi ku isi. Ubunguru miliyaridi ngira ngo 360 na zingahe ziri hariya muri Venezuela. Ni igihugu gikomeye. Amerika yaragiye yiba uwitwa Maduro, kuko buri abanyevenezuela Amerika yabahaye amahitamo. Yarababwiye ngo tubatere dukubite hasi cyangwa se mutwihere Maduro.
burya ntabwo Amerika yatwaye Maduro kuko yajyanye imbaraga ngo n'ubuhanga, ngo n'ubwenge, ahubwo abashinzwe kurinda Maduro bo hejuru bo baramutanze, kuko ntabwo perezida niyo usi igihugu cyoroheje ni ikihe, niyo cyaba ari na za Somalia, ndetse nimuzi by'abanyamerika bahuriye nabyo muri Somalia, niyo yaba ari ni Burundi ntabwo Amerika yaza kwiba ndayishimiye buriya ngo bazi ijoro rimwe bamutware, umukutano ushobora kumara iminsi ibiri, kumva ngo baje ngo wapi, ntabwo bipfa gushoboka. Ariko buriya abanyevenezuela bo batinye urusasu, baravuga bati babererekera Amerika tubaha ruswa, noneho baraza binjira mu cyumba cya perezida, nta mbunda nta ubarashe, batwara umuntu wabo. Hasigaye barangije muri Venezuela, ubutegetsi burakomeza, barongera babahereza icya kabiri bari bakeneye muri Venezuela, barabwira ati ubwo uwo wari utubangamiye tumutwaye, icya kabiri umuntu wese uraza kugura peteroli, hari ikintu bita peteroli dora kiri hariya muri Aziya, aho peteroli yose yo mu kariya gace ibigomba gucuruzwa mu madolari. Ariko manda ntuzararangiye, amasezerano bafitanye imyaka 50 yararangiye ubu ngubu. Madolari bari kuvugurura, bagomba kuvugurura. Biragoye. Bagomba kuvugurura. Kandi ntabwo bavugurura, agomba kuba ikintu giteye ubwoba ku buryo mukangarana none mukavugurura mutumva mutabona. Sibyo? Noneho barabwira ati peteroli yose murajya muyigurisha mu madolari, mu gihe bayiguraga mu mayuwane hariya mu Bushinwa. Urumva Ubushinwa bwo bwanze kugura peteroli mu madolari, yego bumajije kuyanga bunahagarika ibyambu byose biva muri Venezuela, baravuga ati twebwe iyo peteroli yanyu ntabwo izongera no gupakururirwa ku byambu byacu hano mu Bushinwa. Urumva Ubushinwa nk'igihugu gikeneye peteroli nyinshi, igihugu kinini kinatuwe n'abantu benshi, urabizi ko Ubushinwa cyo gihugu cya mbere ku isi gituwe miliyari 1 hafi n'igice. Urumva ko n'abantu benshi bakonsoma ibikomoka kuri peteroli na gaze byinshi, n'inganda nyinshi. Kandi peteroli Abashinwa bayikoraga muri Venezuela ngo ikatutseho 20% ugeranije n'izindi peteroli zose zicuruzwa ku isi, bikanatuma produit z'Ubushinwa ku isoko zigura make kuko nabo materiyeri zibahendukira. Kuba rero Amerika ikubye peteroli yo muri Venezuela, ubwo abari ikibazo ku gihugu cy'Ubushinwa. Ubushinwa rero bwari busigaranye peteroli bukura muri Iran, kuko buriya Iran imaze imyaka hafi 47 ifatirwa mbarigo, igenda ifatirwa mbarigo zitandukanye. Igihugu rero buriya yakoranaga nacyo mu buryo bunini ni Ubushinwa, nibwo bwatwaraga hafi peteroli na gaze biva muri Iran. Kugaba igitero muri Iran rero nanone ni ugukata kugira ngo bagende bakureho ubutegetsi bw'abayatora, bashyireho ubutegetsi nyine bw'abantu twakwita ngo nyine ni nababo, ariko ibintu bitazakunda abantu bitazakunda, haba ibintu bitazapfa gukunda. Abari muri za Qatar na Arabia Saudite n'ahandi barabumvira, nibamara kubumvira Ubushinwa bubure peteroli, ntabwo bwayibura ko mutera, ahubwo Amerika izabutegeka kugura mu madolari ku biciro biri hejuru, kandi bagure mu madolari. Nibagura mu madolari rero ifaranga ry'Abashinwa rizata agaciro, nirimara guta agaciro Umunyamerika akomeze kugira imbaraga, Umunyamerika akomeze ya divasinge. Kandi twongere turebe ni igiki cyajyanye Ubushinwa muri espace geopolitique. Ntabwo bwajyanyweyo n'igisirikare, kuko igisirikare cy'Ubushinwa kiri inyuma y'Amerika y'imyaka 50. Ni ukuvuga ngo aho igisirikare cy'Amerika kigeze uyu munsi kirenze Ubushinwa 50 imyaka 50. Ariko Ubushinwa nabwo bwashoboye kugira muri espace geopolitique buhagejejwe n'ubukungu, kuko Ubushinwa nicyo gihugu ku isi gifite ubukungu buhagaze neza, kandi kidafite imyenda na mikeya, ahubwo ibihugu byose byo ku isi bikibereyemo Amerika amatiriyari. Ni ukuvuga ngo rero iriya ntambara niyo gukubita hasi Ubushinwa. Noneho wasubira inyuma ugasanga mu cyo bita Middle East hariya mu burasirazuba bwo hagati, muri ubu bunigo bw'ibihugu by'Abarabu, ni ukuvuga ngo hariya niho hantu hakorerwa business mu bihugu bya Qatar,
bihugu bya Oman, mu bihugu bya Arabia Saudite, sibyo, mu leta zunze ubumwe z'Abarabu, Emirati, biriya bya Emirati, muri za Kuwait, muri za Iraq, biriya nibyo bihugu bikorerwamo business. Kubera iki? Hari ikintu cyitwa peteroli na gaze. Peteroli na gaze ni ibintu bibungabunze ubukungu bw'isi. Bariya abantu bose buriya bakize, urabizi ko bakiri 10 ba mbere ku isi, 9 ni Abanyamerika. Buriya ubukungu ifatizo ryabwo aba ari peteroli na gaze. Buriya afite amasitasiyo ya peteroli, bafite ibintu bikora by'amagaze, bafite amabizinesi akomeye, ibintu byose by'ikoranabuhanga. Buriya baragenda bakabyubaka muri kariya gace ko hagati, hariya ahantu nyine ni ahantu ubuhinzi budateye imbere, ni ahantu nyine agitifite zaho ziba zikora amafaranga, ziba zikora amafaranga cyane. Ibihugu byose byo muri Afurika, iby'Iburaya bihurirayo bijyanye amafaranga bigiye kugura. Hariya hantu rero ibihugu bikomeye biba bihakeneye ijambo, biba bigomba kuhagira ijambo. Ntabwo wavuga ngo uri umucuruzi ukomeye mu Rwanda udafite ijambo mu mujyi wa Kigali, ubu hafite kontwari dovane, sibyo, ngo Nyirangarama avuge ngo arakomeye, udashobora kubona ibicuruzwa bye muri Nyabugogo, utabona ibicuruzwa bye mu mujyi, agomba kuza muri Mateus, agomba gukorera Nyirangarama ariko ari mu murwa, ibintu ahakorera akabicururiza mu murwa. Niyo mpamvu uzasanga ibintu biva mu Bushinwa bikava i Burayi byose ukabisanga Dubai. Bariya bakire bubaka muri biriya bihugu, hariya ni muri business. Ni ukuvuga ngo twebwe nko muri Afurika dufite umutungo kamere, n'ibindi bihugu bigiye, Abanyaburaya bafite amafaranga, ariko hariya ni mu isoko ry'ubucuruzi, niho abantu bahurira. Noneho muri uko kuhahurira, biriya bihugu bigomba kuhagira ijambo. Biriya bihugu byose rero iyo ubirebye, Amerika yarabifashe, biriya byose uko ari 9, Iran iri kurasa, Amerika yarabifashe. Ubundi biriya bihugu byari ibihugu bihanganye na Israel, binavuga ko bidashaka ko Israel ibaho, ariko Amerika yabifashe mu kintu yise ngo ni ukugira na Israel ngo amasezerano ngo yo kutabangamirana, yuko batazongera guterana. Baragenda bagirana ayo masezerano na Israel ko nta yindi ntambara izongera kubaho. Noneho Amerika ibwira Israel ati tuza nkwereke uko tubikora. Amerika iragenda ihashyira za base militaire muri bihugu byose, ihashyira ibirindiro bikomeye by'ingabo, kugira ngo hariya mu burasirazuba bwo hagati Amerika yari afite abasirikare hagati y'40,000 y'50,000, abasirikare benshi. Kandi buriya ni ibigobe, n'udugu duto harimo n'utungana n'umujyi wa Kigali, n'utujya kugana n'umujyi wa Kigali, ariko dukorerwaho business mu buryo buteye ubwoba. Noneho harimo amariba ya peteroli, harimo amasitasiyo y'amagazi, harimo inganda zikomeye. Mbese ni ibihugu bidafite ikindi kintu bikora, ahubwo bitunzwe na business gusa, bisarura amafaranga avuye ahandi. Ibi bihugu Amerika iragenda ihashyira ibirindiro bya gisirikare, kandi ibirindiro by'ingabo za Amerika bujya ni iby'Abisiraheli. Ubwo bisobanuye ko Israel biriya bihugu yari bifite by'Abarabu, kandi nanone Israel ikagira akantu igira mu bitekerezo ko ngo bwari ubutaka bwabo, ngo Imana ngo yabemereye, ariko ako kantu ako kanira kagira ukazengereza abantu. Niyo mpamvu inavuga ngo nubwo ubu butaka tutabugarura kubera amategeko y'isi, ngo tubwomeke kuri Israel, ariko izi leta zikwiriye kuba zimeze nk'intara zacu, tukamenya uko bituma, tukamenya uko bajya kuri wese, tukamenya uko barya abaperezida. Niyo mpamvu umuperezida ishatse kwica ibiza aho uryama, uko ugenda, telefone yawe, umwana wawe aho yiga. Ni ukuvuga ngo Israel ibyo bintu irabishaka, hariya ko haba nyine nk'isi yabo ikahakontorora. Ibifashijwemo na Amerika rero, yafashijwe na ziriya base militaire z'Abanyamerika yazanye muri ibyo bihugu bya Arabia Saudite, za Katari, za Yemen, ibyo bihugu byose. Israel hagera gutyo iravuga iti nta kibazo. Hasigara igihugu nka Iraq, nka Iran kubera imyemerere yabo n'imiterere y'inzego z'ubuyobozi. Amerika imyaka 50 irashize yarabuze uburyo 47 ishobora gufata Iran. Kandi Iran kikaba igihugu kinini mu gihe utundi twose ari duto. Kikaba igihugu kinini gifite ubuso kilometero kare saga 1,000,000. Igihugu kinini cyane,
kandi gifite umutungo kamere noneho udafatira mbarigo ngo kibuze kujya kugura ngo mubihe agaciro ahandi ngo za uranium n'ibindi biri mu butaka bwabo, harimo gaze, harimo peteroli, harimo ayo mabuye yose y'agaciro. Kandi gifite ni igihugu cyabaye empire, ni igihugu cya empire y'abaperesi, empire y'abaperesi, ni igihugu kitigeze gikoronezwa kuva isi yabaho, ntabwo kigeze gikoronezwa, nta bukoroni bwageze ni igihugu kiri civilizeho imyaka magana ugereranije. Amerika ngo yaragitwitse ariko byanyabyo bikigeze ngo habe. Irani rero mu gihe itaramanuka ngo nayo ibe akarere ka Israel na Amerika, Abarusiya n'Abashinwa baba bagifite ijambo muri Middle East, baba bakihafite ijambo. Kugira ngo rero Amerika isezerere neza Ubushinwa, isezerere Uburusiya, ni ugukubita hasi Irani. Yamara kuyikubita hasi igasigara kontorora uriya muyoboro wa Hormuz, yamara kuwukontorora igashyiraho tarifu z'imisoro, ikakontorora ibintu bihanyura, ikamenya uko ibintu bigurwa, noneho bajya bahamagara Putin bati kora iki, akagikora, atagikora akabura ibitoro, bakamufatira ibyemezo. Urumva gufata ibitoro by'Abarusiya n'ibintu byose, urumva Uburusiya nacyo ni igihugu gikomeye, bucya nacyo ni umugabane, burya Uburusiya ntabwo ari igihugu, burya ni umugabane, sibyo, ni umugabane. Ubu Burusiya bufite peteroli budashobora kubonera isoko. Abashinwa nibo bagiyeho bagura amakontra yabo yose. Urumva Abashinwa nibo bonyine bashobora kujya gufata peteroli mu Burusiya, kuko ntabwo Amerika ibafiteho ijambo ryo kubabwira ngo nimuyifata, bo barayifata. Ariko kuba ufite umukiriya umwe akugurira uko ashatse, akakwishyura uko ashatse. Abarusiya rero nabo bakeneye igihugu nka Irani kugira ngo nibura uriya muyoboro wa Hormuz uba ukora neza, niba nakora ka forode gatambuke, uvuga ati Amerika ibintu byose bamo forode. Nubwo Amerika iba yabibanye, ariko hari abacuruzi bagenda bakayitwara mu Bushinwa, mu Burusiya, bakayitwara forode batitaye ku mategeko ya Amerika, bakajya kuyicuruza. Ariko mu gihe Amerika yabikontorora iriya Hormuz inyuramo ibyo bicuruzwa byose, ubukungu bw'Abarusiya n'Abashinwa buzikubita. Ubona bizakunda se? Ubona bizaba ibyo uri kuvuga, wowe ubona bizaba? So mu buryo bumwe uko nguko niko Amerika ibitekereza n'ubuntu na Israel. Ariko nanone Abashinwa n'Abarusiya nabo bafite uko nanone babitekereza, ntibazemera kwicazwa. Ni nacyo gituma igihugu nka Irani uyu munsi ari uwa 19 gifite resistance mu maso ya Amerika, mu gihe bari bazi ko hari iminsi Amerika yarashe target zisaga 6,000 mu minsi. Nuvuga ngo igihugu cyose kikaba cyaracitse intege, zirenze 6,000 mu minsi 14. Mu gihe muri Iraq Amerika yarashe target 2,000. Intambara yo muri Iraq yose Amerika yarashe target 2,000. Ariko muri Iraq, muri Iran, Amerika imaje kurasa target 6,000. Israel irasa target 2,000. Nukuvuga ngo muri Iran bamaje kurasa target zisaga 1,000, hagati y'8,000 n'10,000. Ariko kuba igihugu kigifite resistance, kikaba kigikora ibitero byacyo uko ku munsi wa mbere ibitero byakorwa, bikaba bigeze ku munsi wa 19, ariko ibitero bigikorwa, ahubwo ukabona ko ahubwo nibwo ibitero biri kugera kuri target kurenza uko mbere byakorwaga. Biba bisobanuye ko bahanganye abarimo gucika intege. Iki ni ikimenyetso cy'uko tutavuga kamemu ko Irani yonyine nka Irani ariyo yonyine ishimamiye ruriya rugamba. Ariko kuko ntabwo Irani ikeneye abasirikare. Irani ntikeneye abasirikare, ifite abasirikare basaga miliyoni. Irani ni igihugu gifite abaturage hafi miliyoni 100, hagati ya 90 n'ijana. Niyo mpamvu Amerika itamanura abasirikare ku butaka. Irani ikeneye n'ibikoresho vuba, ifite misile zihagije, indege z'ubwiyahuzi bakora ku munsi zirahagije kugira ngo zigabe ibitero. Sibyo? Noneho Irani ikeneye inama, sibyo? Ikeneye inama y'umwanzi wa Amerika. Uwo ni Putin na sibyo, ikeneye inama y'umwanzi wa Amerika n'umwanzi wa Israel. Igakenera amakuru idashobora kuba ifite yo ku rwego rwo hejuru nk'amakuru y'ubutasi.
kuba Irani uyu munsi ushobora gukora misile ikayitera ikagera ku ntego, atansiyo, haba harimo amakuru y'ubutasi n'amakorodone, aho umuntu akubwira ati dore iki kiraha, akaguhereza mapu, bakayiha misile ikagenda ikagerayo. Ntabwo rongewe natinya kuvuga ko iyi ntambara Abarusiya n'Abashinwa bayirimo, ariko mu buryo ntabwo bo bari kumwe na Irani nk'uko Amerika iri kumwe na Israel, ahubwo bayirimo mu buryo buziguye. Kandi ikikubwira ko bayirimo uburyo buziguye, ni mu buryo buziguye ubwo bayirimo. Amerika ntuza Urusiya nyine ni ukuvuga ngo Amerika na Israel biri mu ntambara mu buryo butaziguye direct, ariko Abashinwa n'Abarusiya bayirimo mu buryo buziguye. Ni mu buryo uha umuntu ubufasha, ariko abandi koko bagakeka ko ubufasha ubumuha, bakanabivuga, ariko ntibakubona. N'u Rwanda na M23 wakunda ibirwa badushinja ni nk'ibyo. U Rwanda rwo byegeranyo biba bifite uko bivuga, kuko ngira ngo u Rwanda na Kongo irega u Rwanda ko buriya Kongo irega ivuga ko M23 ari u Rwanda. Ntabwo ubona uko babyandika, barandika ngo RDF bare M20. Sibyo? Baravuga ngo ni RDF ngo iri mu mutaka wa M23. Sibyo? Uko niko Kongo yo yibeshya. Ariko Abashinwa n'Abarusiya bo ntabwo ariko bameze. Ni Irani iri kurwana. Ariko umuntu arakubwira ati dore uruganda rukora indege aho ruri, akaguhereza UPI, sibyo, korodone zose, akahita ziguhereza kuri email. Warangiza izo korodone ukazishyira muri misile igakurikira iyo korodone. Icyo nicyo kintu kiba gihenze, icyogajuru kiba kiri gufata. Umuntu uguhaye ibyo bujya ni nawe uburashe iyo misile bujya, kuko ushobora kwigura misile bihenze, drone bihenze, gufata misile wenda ya Sajiri ishobora kugura ka biliyoni wenda nka 10 z'amadolari, ukayitera ikagenda ikagwa mu butayu cyangwa mu mazi. Ariko umuntu yaguhaye korodone ati burarirwa, uruganda ruha inzoga iki gihugu cyose, sibyo, agahita guhereza korodone ni mu majyaruguru, ni mu burengerazuba, bushyira amajyaruguru, dore UPI, akayuga ati dore pariseri ni 0035. Iyo pariseri ntishobora guhinduka. Iyo pariseri rero niyo bari buhereze computer. Buriya ziriya misile bazikora ku buryo bikoranye na computer, nari ya madrone aba harimo ikoranabuhanga imbere. Niryo babwira amakuru rero, bashyiramo ayo maforomilere y'icyogajuru, bakayituma muri iyo UPI, ku buryo yo niyibonye ikintu kihagarikira gikwepa, ariko ikagaruka mu murongo wayo ijya gushaka ya UPI. Ugerageje kwimura iyo UPI ntabwo yamanuka, kuko iraza kumanuka ijya muri ya UPI. Niza kubona iyo UPI igeze aho iteganye nayo, iraza kumanura icumu ryayo ishaka kuhamya ku ntego. Iyo idahamije ku ntego rero ubwo uba wayirashe, wayikubise. Ariko mu gihe igucitse irazigwemo 100%. Ni nayo mpamvu wumva Abisirayeli bakubwira ngo bishe ngo minisitiri runaka, ngo bishe umugaba w'ingabo, ngo bishe abanaba. Mbese usobanura ukuntu wica abayobozi bakuru b'igihugu 4-5 kandi wenda batari n'ahantu hamwe. Nuko baba bafite amakorodone yabo. Buriya mu ntambara ya mbere cyatumye Irani itagira resistance y'indimizi 12, Irani yari gifite ibintu bya internet. Kuba ufite internet mu gihugu rero bariya batipe b'Abayahudi, ubwo ngubwo buri hanze uba wambaye ubusa. Icyo koze kuko bo barafata, iyo bamaje kubona nimero ya telefone n'umwirondoro wawe, ibyo bintu babishyira muri systeme nyine, bakabwira misile, ugashyiramo nimero yawe ya telefone, bagashyiramo umwirondoro wawe wose, bakabibwira misile ikaza ifite ubwenge buri artificiel, ize kuri IP ya address, iri gushaka ahantu ya nimero ya telefone iri gukorera, kuri wifi uri gukoreraho, ikaza ikagushaka rero.
waba uri mu isoko uri guhaha, waba uri hehe, waba uri mu modoka, sibyo, waba uteze ubwato, waba uri wawe muri salo uri kurya, niyo bayituma bakayituma uri mu biro ukaza gusohoka ukajya mu rugo, ntabwo iza kuri bya biro. Aho icyo kintu iri gushaka kigiye ni icyo kintu iba yatuma. Biba bitandukanye na za ntambara za kera nyine abantu barasaga amakorodone, ariko umuntu akavuga ngo umuntu wenda ari Musanze mu Kinigi, noneho ari mu nzu wenda ya koperative Isange, noneho agahita ashyira mu mbunda agahita arasa ya nzu ya koperative. Oya, wapi, baravuga turashaka emi ufite ADN. Bariya batipe hari igihe bafite n'ama ADN yawe, ku buryo noneho bayituma ADN ku buryo ko byagera ko noneho itaranaguha. mu bintu abanyamerika bapfa n'abanyayirani ni ibiki, buriya n'abariya Abayahudi baba bashaka ngo mugirane amasezerano, bagire n'ububasha mu buvuzi no gufata za ADN. Buri mwana wese uvutse mujye umufata ADN ubishyire muri systeme babibone, azakure bamubura, babe bafite abaturage bawe, ibyo kuvuga ngo wagiye aha n'aha. icyo Amerika ishaka no gushimuta isi yose rero. None se Osama Ben Laden bamufashe gute? Ni ADN ze bari bafite. Ahantu baketse ari baragiye bapima abana, bahashyira serivisi ngo zo gupima abana, ngo hari indwara ngo z'ibyorezo. Abanyamerika ni abagome my friend, ngo hari indwara z'ibyorezo bajyana y'abasirikare babo ngo mu miryango ifasha ariko bitazwi, b'abakobwa n'abaki ngo ngo mu mishinga ngo ifasha ngo ikingira, ngo hari indwara yahabonetse baza bakanayatera iyo ndwara, bakaza rero gukingira. None kuko bagenda bagira bafata buri mwana wese ADN kugira ngo bazarebe, baza bageze ahantu mu gaciro basanga ADN zihura n'iza Osama Ben Laden. Barakurikirana rero wa mwana, baravuga ati aba bana bagomba kwitabwaho byihariye, babona inzu agize gute avuye, bahashyira itoroshi rero ry'icogajuru ry'ubutasi, kugeza ubwo babonye Osama Ben Laden ariho yiyiziye mu giturage yibera umuntu usanzwe, birangira bamwishe. Ni ukuvuga ngo rero ibi nibyo Irani nibyo Irani bashaka muri iyi ntambara rero. Nkuko twabivuze, barimo gushaka kugira ngo rero uburyo batura hasi Ubushinwa n'Uburusiya, ariko bakabona neza ko kimwe mu kintu cyatuma ibyo bihugu babikanda ari iki. Pasa, urabona bishoboka ko Amerika yakoreza ingabo hasi ku butaka muri Irani? Ibyo birashoboka? Birashoboka, ariko bwaba ari ubusazi. Ntabwo byakunda. Rega na biriya bakoze nta muntu wabonaga ko bishoboka, ku buryo Amerika afata umwanzuro ikabura abasirikare hasi. Hari ikintu bita ngo ni regime change. Regime change nicyo Trump ari kuvuga muri Irani, kandi regime change ndishoboka, urabizi neza, utadivasinze ku butaka guhindura ubutegetsi ntago bikunda. Biriya bintu byo kuvuga ngo waje ngo urarasa uragenda urasenya, uragenda ubutegetsi bukongera bukwibuka bugasana n'ibyo n'inshuti zabo zikabafasha, uretse bakanabisana noneho no mu buryo utazashobora no kongera kubisenya. Ariko ingabo birashoboka ko bazijyanayo, ahubwo mbaza ngo bazijyanyeyo zagera ku ntsinzi. Umunyamerika ngo ntajya atsindwa. Ibyo bintu byose buri Irani yarabyiteguye, kuko buriya mu gihe Amerika yategura intambara yo ku butaka hariya muri Irani, byahita bishyira akaga karenze agahari kuri biriya bihugu by'Abarabu byose by'inshuti za Amerika biri hariya. Biriya bihugu hafi ya byose Irani yabiteguriye imitwe ibirwanya, ngira ngo ku munsi wa kabiri w'igitero cya Irani, ku munsi wa gatatu, uwitwa Hezbollah wahise utangiza ibitero kuri Israel. Hezbollah irasa rokete 200 buri munsi muri Israel. Iyo ufashe kugira ngo ushwanyaguze izo rokete, ibisasu Israel ikoresha gushwanyaguza izo rokete,
igisasu kimwe kigura hagati ya miliyoni na miliyoni enye bitewe n'ibyo ushwanyaguza byonyine kugira ngo ushwanyaguje rokete 200 munsi. Iriya ni intambara y'ubukungu. Iriya ntabwo ari intambara abantu baba barwana bavuga ngo uruhande rumwe ruzatsinda, ngo Isiraheli ngo bavuge ngo yatsinze, nk'uko wumva wenda nka M23 irwana igafata Goma igafata aha ikaba yagira ikinshi asigaye ku butegetsi. Iriya ntabwo ariko iriya ntambara siko imeze. Iriya ni intambara Hezbollah irasa muri Isiraheli, Iran ikarasayo, Isiraheli igakoresha misile zihagarika ibyo bisasu, ikagikoresha miliyari 2 z'amafaranga buri munsi. Intambara yamara ukwezi ubukungu bukagira gute? Amafaranga bateganije bashobora gukoresha nk'imyaka nka 50 mu ntambara agashira mu minsi 30. Urumva? Yatabaza Amerika ikayifasha indi minsi 30, Amerika nayo ikabona ifite akazi kanini ku isi. Trump akabwira Israel ati muhagarike intambara, turimo guhomba. Iriya ntambara niko bimeze. Ushiriwe agira cya agahita akora ibyunda. Rero no kuvuga ngo Israel na Amerika nibabona bageze ahantu hacuramye badafite ikibarengera, bazahita bazirani hajya murifuza ko twakora iki? Ngo bagiye nko mu Buholandi cyangwa mu Busuwisi cyangwa hehe, bicare ku meza baganire, wumve ngo hari ibyo bashyizeho umukono, ngo batangire kubyubahiriza. Iri tangazamakuru azarikorana na Trump yo kuvuga ko yasinye na Iran amasezerano, azayasinya imikoranire nanone tena azayasinya. Ntago azasinya. Reka nkuko nabivuze, mu buryo bw'ubukungu iriya ntambara Trump nanone buri hari abantu babakire baba barakuruye bariya ba Netanyahu na Saddam, bakabereka diro uburyo muri Irani habaye intambara uburyo bakunguka, bakicara bakabibara fati kugira ngo dukire tubone amafaranga. Biradusaba ko tuzamura intambara hariya. Intambara nimara kuzamuka, nk'ubu Amerika, reka nze nguhe urugero. Amerika litiro ya essence ibikomoka kuri peteroli yari hagati $1 n'amadolari 2, ariko kungira ngo intambara imaze nk'iminsi 7 bayishyize ku $5. Kubera iki? Motifu, hari intambara. Bahita babibona kare bakavuga ngo ubu rero kubera yuko tutarimo kubona peteroli, ubunigo bwa Hormuz bufunze, n'intambara yo muri Iran no mu bihugu byacu bivaho peteroli harugarijwe agatifite n'iziri gukunda, reka essence igiye kuzamuka. Bagahita bafata ya yindi bari bafite bavuga ngo bazakoresha imyaka 60, bagiye bagura ku busa yibibye ya essence bibye, bakayifata yose bagahita bayideboroka ikajya ku masitasiyo, abaturage bakagira gute? Bakayikonsoma. Bamara gukonsomamo nka 80% bagahagarika intambara, bakongera bakiba indi, bakaza bagasubiza mu bigega. None yibaze essence yagakwiriye gukora imyaka myinshi kugira ngo Amerika itisavinga i Buraya iyikoreshe muri Amerika, noneho ku giciro kikubye 3 uko yayigurishaga. Umva amafaranga ihita yunguka abaruta kure ayo bashoye muri iyo ntambara. Ngiye impamvu y'intambara bahita bavuga bati iyi ntambara reka dushoremo wenda miliyari wenda $20. Ariko byonyine unabaze na Putin ngo peteroli na gaze yacuruje mu cyumweru cya mbere cy'intambara miliyaridi 17 z'amadolari yacuruje. Kubera iki? Abantu ko babona intambara ikaze hariya, abanyaburaya n'abandi bagerageza gutwara byinshi kugira ngo bajye gustoka na gaze. Tukana ku musozo w'ikiganiro cy'uyu munsi cyangwa se wenda kuri intambara, twe nkatwe hano, kuko iyo abazungu barwana cyangwa bahanganye hari twe baduha agahenge. Wasanga dutekereza ko hano hirya mu burasirazuba bwa Kongo baduha agahenge, hano baduha agahenge, ariko siko mbibona kuri Amerika. Yagaba ibitero hirya no hino ku isi wenda cyangwa niki. Twebwe hari icyo bivuze nko kuri Afurika ko wenda ku ruhande rumwe, usibye uruhande rw'ubukungu tuvuga ngo twese turajya hasi, kuko ntabwo twe twabura kujya down, natwe tuzajya down. Urumva?
aho umuturage azajya ahinga akabura n'abaza kubitwara wenda tukavuga tuti ntahunike turye. Ariko se nkibaza ngo twe muri Afurika basi biduha gusinziraho gato. Buriya intambara buriya uzarebe iyo imvura ibyutse igwa ikabyukira ku muryango. Urugero nk'uyu munsi abakire baba babonye umunsi wo kuruhuka Imana ibahaye, babyemera batabyemera. Okay, aravuga ati ubwo ni kwa kundi akaryama akaruhuka, akamutekera umureti, agasangira n'abana, akabyuka yambaye ikabutura, akinanura. Nyine nabo mpaga ati imvura yaguye umunsi akazi kapfuye. Ariko abatindi barabwirirwa kuko ni mendevre, ni nyakabyizi, nta stowa afite, nta reserve afite, we arya ari uko yagize gute yakoze. Iyo imvura ibyutse igwa abatindi barabwirirwa, n'abamotari ntibarya, ariko abakire bararya. Baba babonye n'umunsi wo kuruhuka, anashima Imana akavuga ati nuko ntago nenzi ko nabona umwanya mu buzima bwanjye wo ko ngiye muri covid. Hari umuntu w'umukire twaganiye arambwira ati Imana ishimwe yazanye covid, ati lockdown nabonye, ati ngiye gupfa, ati ndaparitse imodoka my friend, ati mara mu rugo icyumweru mwoga, ajya mu buriri nkasangira n'abana. Aravuga ati ati yarakabaho covid, ntabwo narinzi ko Imana izamikira uko nkaruhuka mu buzima. Ati nabyukaga saa 8 saa 10 za mu gitondo nkagera mu rugo saa 5. Ariko lockdown ibitera forufe. Noneho rero urumva intambara nk'iyi ngiyi twebwira twica, kuko ibintu biraduhenda kandi twinjiza bike. Icya kabiri, irangiye baza kurwanira muri Afurika kuko niho bakura umutungo kamere wo kongera gukoramo ziriya misile. Igihugu gifite amabuye y'agaciro menshi kigomba kwitegura icyuya igitutu cya Amerika iyi ntambara ikirangira kiremereye, kuko ari ahantu Amerika ibonye Irani uko iteye, ikeneye rero amabuye y'agaciro kugira ngo inganda zabo zikore misile, zikore n'ibintu byinshi byo gushobora guhangana n'ibisasu bya bariya Barabu. Ubwo rero ibihugu nka za Kongo, ibihugu nk'u Burundi birimo za lithium, birimo amabuye y'agaciro atandukanye kugenda avumbuka, n'ibindi bihugu birimo za peteroli iriya hejuru mu Barabu byo muri Afurika, bigomba kwitegura ko abazungu bagomba kuza kubyiganiramo. Umwe atigirayo ntwara, abashinwa batereka dufate hano, abanyamerika ati muhunge. Ibyo bari kubikora haba harimo kurengana umwana w'umwirabura. Mutinda wari gupfa hararya umwana ufite nyina uyu munsi. Ntumbwire ko rwose nk'ibya Kongo byo ni nzambe. Nzambe kiretse iriya koruti havuye. Ariko buriya urumva umushinwa agomba gupigana n'umunyamerika. Biriya byose iriya n'ubushinwa n'Amerika biri kurwana, agomba gupiga. Musaza urakoze cyane, reka ngushimire kubera ko akari akazi twiyemeje kubamo kenshi, tugenda tumenya amakuru uko agenda asimburana. Reka tumenye hakurikira wenda ejo cyangwa ejo bundi, tumenye naho isi yerekeza. Turaba dufite umugisha wo kuvuga ngo Imana niba ikiduhaye akuka tugihumeka, tuzamenya niba intambara yerekeza he, irangiye cyangwa se itarangiye. Hanyuma uko izarangira byo twese turabitegereje, ntituzi ngo ni gute, ariko uko byagenda kose tuzagenda tumenya ayo makuru. Nyemera gushimira wakoze cyane, dushimira abadukurikiye muri iki kiganiro. Naho ubutaha. Ninjye ukwiriye kugushimira, Imana igumugisha. Ndawakiriye kubera ko niwe ugomba kubumesha, kandi ndawakiriye. Amen. Amen.